Yes, reka nongere nguhereze ikaze kuri iyi YouTube channel. Iri ni itangazo ryihutirwa risohowe na Minisiteri ishinzwe uburezi. Ngira ngo niba ufite umunyeshuri wiga cyangwa se uri umunyeshuri uri kumva rino tangazo, uryumve kugira ngo umenye amakuru ushobora kuza kumenyesha abandi bantu batabashije kuba bakumvisha cyangwa se bakumva iri tangazo. By'umwihariko Minisiteri y'Uburezi ifatanyije n'ikigo gitegura ibizami bya leta by'umwihariko NESA hano mu gihugu cy'u Rwanda, basohoye itangazo ryihutirwa. By'umwihariko iri ni itangazo rikubiyemo amasomo agiye kuzajya akorwa haba mu kizamini cya leta, ku buryo buri mwana wese wiga haba mu mashuri yisumbuye, mu wa gatatu, mu wa gatandatu, yikura mu mutwe ko azongera gukora amasomo agera ku 9 gusa. Hari amasomo by'umwihariko agiye kuba umwihariko haba muri buri ishuri, by'umwihariko ryo mu wa gatatu no mu wa gatandatu bazajya bakora mu kizamini cya leta gisoza, ku buryo uzajya usanga ari ibintu bazajya bahuriraho bose. Ibi ngibi byari bimenyerewe ko nimba umuntu yiga amasomo 3 azajya akora amasomo 5 gusa, byamaze kuvanwaho. Wakibaza ngo amasomo yongerewemo ni ayahe? Amasomo agiye kuzajya akorwa ni ayahe? Nkubwira ngo abagiye gukora ubu ngubu nibo bonyine gusa bagiye kuba basimbuka urwo rubanza, nibo bonyine birangiriyeho, naho abandi bo bazajya bakora amasomo yikubyemo byibuze nka 2 ayajyaga akorwa. Tugiye kurebera hamwe amasomo bongereyemo ndetse azajya akorwa mu wa gatandatu. Abiga indimi ayo masomo bazajya bayakora, baba ari abiga ibijyanye n'ibiki n'ubwubatsi, ibintu ibyo ari byo byose ayo masomo bazajya bayakora, kandi ari ibintu bitari bimenyerewe. By'umwihariko section bigiye kubanza guheraho gusa bo babongereyemo isomo rimwe gusa, banabimenye bitinze kuko bamenye mu gihembwe cya 2 abanyeshuri biga hegeri ni isomo ry'icyongereza, kuko iryo somo ry'icyongereza ntabwo ryajyaga rikorwa, ariko kubera ko babashyiremo literature in English, iri somo ry'icyongereza nyine bagomba kuzarikora. Ariko reka twirebere amasomo by'umwihariko bagiye kongera muri buri section yose yo mu gihugu, ku buryo uzajya usanga by'umwihariko muri section bazajya bakora hafi amasomo 12 mu gihe cy'ikizamini cya leta. Ibi ngibi bikaba biteye impagarara abanyeshuri benshi, bavuga ko amasomo menshi bagiye kuzajya biga muri section batigeze bahura nayo muri trocome. Mbanje guheza ikaze kuri Rwanda Room TV, ukande subscribe niba wumva Ikinyarwanda, kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Kuko byari bisanzwe, dufatiye urugero wenda nko kuri iyo hegeri nababwiraga, bigaga amasomo 3 gusa: history, geography na literature. Ubwo n'ubumenyi bw'isi, amateka ndetse n'ubuvanganzo mu cyongereza. Ariko kuri uyu mwanya ntabwo ariko ibintu byongera kuzajya bimera. Muri ayo masomo 3 bigaga, babongereragamo isomo ryitwa entrepreneurship, by'umwihariko ryabigishaga icungamari n'uburyo umuntu yahanga business akaba yakiteza imbere mu gihe arangije kwiga. Naho ubundi hakiyongeramo irindi somo rimwe gusa ryitwaga GS cyangwa se General Studies and Communication Skills. Iri ni isomo bigaga ku buryo nyine ribafasha kuba bamenya uburyo bazajya bakominikanamo n'abantu, mbega nyine akaba ari isomo ribafasha kumva sosiyete, ryabigishaga sosiyete. Ariko kuri uyu mwanya, kuko maze kuguhera urugero kuri ayo masomo yose, iyi section yakoraga mu kizamini hiyongereyemo isomo ry'icyongereza. Noneho rero reka turebere hamwe andi masomo agiye kuzajya yongerwa mu kizamini cya leta ku masection yose. Section zose mu gihugu cy'u Rwanda zigiye kuzajya zikora isomo ry'imibare. Imibare ni isomo ryakorwaga n'abantu by'umwihariko biga amasayanse, ariko n'abantu biga indimi kuri uyu mwanya bagiye kuzajya bakora isomo ry'imibare mu kizamini cya leta. Kandi naryo ubwo ngubwo nyine utaritsinda ugasigara, urumva ko noneho kuzongera kubona ikintu bita buruse yo kujya muri kaminuza ni ibintu bigiye kugorana. Irindi somo bagiye gushyiramo by'umwihariko ni isomo ry'Igifaransa. Igifaransa nticyajyaga gipfa gukorwa hirya no hino mu gihugu, cyakorwaga n'abantu biga indimi gusa, ariko kuri uyu mwanya abantu biga n'andi masomo menshi agiye atandukanye bagiye kuzajya bakora ururimi rw'Igifaransa. Irindi somo bongereyemo by'umwihariko ni isomo rya psychology. Psychology ni isomo by'umwihariko ryigisha ku kiremwamuntu
by'umwihariko nyine ushobora nko kuba warize psychology waba umukansora w'umuntu, mbega nyine icyo twita kansora ni ukuba waza umuntu akakubwira nk'ikibazo cye ukamenya uburyo wamugiramo inama, ukaba wareba nk'umuntu ukaba wamenya wenda niba ari gutekereza ibintu byamutwaye cyangwa bitagiye, mbega nyine psychology ni ukwiga imitekerereze ya muntu cyangwa se kwiga ku buzima, imibereho ndetse n'imikorere y'ubwonko bwa muntu, ku buryo nyine uzajya uba uri tayari yo kuba wasobanurira umuntu ikintu runaka mu gihe agize icyo agusobanurije. Irindi somo ni Ikinyarwanda. Ikinyarwanda kigiye kujya gikorwa ahantu henshi hirya no hino mu gihugu, ku buryo kuba wakora ikizami cya leta udakoze Ikinyarwanda bitewe na section wiga, keretse abantu biga ubwubatsi, naho abandi benshi mu gihugu cy'u Rwanda amasection menshi agiye kujya yiga Ikinyarwanda kandi ku buryo bunoze. Ikindi ari nicyo kinateye inkeke kiri no kuba kigiye kuzajya gikora ku barimu benshi ni isomo ry'Icyongereza. Isomo ry'Icyongereza ntiryajyaga rikorwa mu masection menshi usibye section yigaga indimi, ariko uyu mwanya byamaze kwanzurwa ko Icyongereza kigiye kujya gikorwa mu masection yose mu gihugu cy'u Rwanda, waba wiga indimi, waba wiga amasayansi, Icyongereza cyo nta hantu ugomba kuzagicikira. Ikindi kandi noneho kinateye inkeke ni uko abarimu batatsinze Icyongereza, yaba yigisha muri segonderi cyangwa muri pirimeri, yarakoze ikizami gisaba akazi ntatsinde Icyongereza, umushahara wiwe uri mu mazi abira, kuko byanze bikunze uzagabanywa, kubera kugira ngo amere nyine nk'umuntu uri gukora akazi, ariko ari gukora akazi atagakwiye kuba ahemberwa byuzuye, kandi bizanamusubiza muri kaminuza ajya kwiga Icyongereza kugira ngo azagaruke ari umuntu ushobora kuba yatanga ubumenyi bwuzuye ku bandi banyeshuri. Reka ngushimire ko wabonye muri kino kiganiro, nkubwire ngo njye ndi Isa, uri kuri Rwanda Isa TV cyangwa Rwanda Room TV, ukore subscribe kugira ngo tubane byinshi.